Salomo arabireba arabyemera ntiyagira icyo akora, arabireka rwose biraba. Asubiramo ku murongo w'9, Salomo aravuze ati uha umugaragu wawe umutima wumvira, please wumvira. Imana iravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ibintu byose. Jehova we, Jehova we, ndaje iwawe niho nduriza, kwigenga biranze, kwigenga biranze, kwigenga biranze, genga ibyanjye nanjye. Mwiriwe neza. Ikiganiro necyerekeye urukundo rw'Imana, uko dukwiye kurangwa n'ubwenge mu byo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko mbere na mbere ndagira ngo mbanze nsenge kugira ngo iki kiganiro kitugire akamaro, yaba njye uri kugikora ndetse nawe ugiye kukireba, kugira ngo kitugire akamaro, kitwungure. Duce bugufi twinginge Uwiteka. Uwiteka Nyagasani, Mana uri mu ijuru, twongeye gushimira cyane turi ku mutima, waturinze, ubanye natwe mu ntambwe zose twateye, aho twanyuze hose wagendanye natwe. Wakoze cyane kuba tukira amahoro, wakoze kuba watubaye iruhande, ndetse hari byinshi waturinze, turagushimiye. Muri uyu mwanya rero tugiye kwiga ijambo ryawe, turasaba umwuka wawe wera kugira ngo azatumurikire, atubere umuyobozi w'intambwe zacu, ayobore imitima yacu, ayobore ibitekerezo byacu, ayobore ukwifuza kwacu kube gushingiye ku byo wifuza n'ibyo wemera. Uwiteka Mana ikomeye, duciye bugufi tugusaba imbabazi z'amakosa yacu, kubera ko tudatunganye, dukosa kenshi mu bitekerezo, mu bikorwa, mu byifuzo, utubabarire. Nongeye gusabira abantu bose bahanganye n'ibibazo bikomeye, ibibazo by'ubuzima, abafite ibibazo by'ubukene, abafite ibibazo by'uburwayi, abafite ibibazo by'ubumuga, ibibazo by'akazi, ibibazo by'urubyaro, Imana, ibibazo by'umuryango, ni byinshi cyane. Buri muntu wese uhanganye ikibazo nk'icyo ngicyo, ndamusabiye kugira ngo umwuka wawe wera amugereho, amworohereze kandi amufashe gukemura iki kibazo. Ni byinshi tugusaba, tukwinginga cyane, ibyo ubona dukwiriye ubitwongere mu izina rya Kristo Yesu, kandi dufashe kugira ngo ibintu tugiye kwiga, tugiye kuvugira ngaha, bigire buri wese akamaro, yaba ubireba cyangwa se ubyumva, ndetse bimuhindurira ubuzima, atangire kubona ubuzima uko butandukanye n'uko yarasanzwe yabibona. Turagushimiye rero, uturinde kirogoya yose yaturuka, yabiturutse kuri Satani, ndetse hari hose yabiturutse uyiturinde, uburinzi bwawe buduhoreho, dukore ibikwiriye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Voilà, bon, urakoze rero, reka dutangire. Uyu munsi rero ingingo turi buganireho ni ingingo ziremereye cyane, ziremereye ku rwego wowe utapfa kubitekerezaho. Reka turebe, wari wasenga usaba ko nyine usaba ko Imana gukorera ikintu, cya kintu nyine wumva wifuza mu mutima wawe, ukiyiriza ukajya mu cyumba ugakora overnight, ukarara mu rusengero usenga, yewe na bya bindi wakundaga byose ukabireka byose, ukavuga ati Mana, yewe ibintu ndabiretse, hari ikintu nifuza, ukagisabira, ariko bikarangira nta na kimwe kibaye, bidakunze. Byari byakubaho? Birumvikana, birababaza cyane. Ni ibintu bisanzwe, ngira ngo abenshi byababayeho, nanjye ubwanjye nihereyeho byambayeho. Mbahaye urugero rw'ibyambayeho, ari igihe cyageze nifuza kujya gutura hanze, nifuza kujya kuba hanze, muri Amerika, mu Burayi se, aho mu Bufaransa, muri Bwongereza. Icyo cyifuzo ndakigira, yewe nkura n'ibishoboka, nshyiraho n'amafaranga yanjye,
barayarya. Ariko nkibaza bigenda bite kugira ngo umuntu akore ibyo bintu byose ariko igisubizo cye ntakibone? Kandi iyo urebye mu byanditswe byera, hano mfite Bibiliya, nuko Bibiliya z'iki gihe ziba zifite amaversion cyangwa se versions atandukanye. So tugasanga nk'imwe yasohotse muri 2008 ntabwo amagambo yakoreshejwe ari ahwanye na Bibiliya yanditswe muri 1996. Amagambo arimo nubwo asaganisha ku kintu kimwe, ariko uburyo imvugo yakoreshejwemo aho ngaho zigenda zihinduka. So hari amagambo njye nshobora gusoma aha ngaha, wowe wasoma muri Bibiliya ukabona ntabwo biri guhura, ntabwo ijambo riri guhura neza n'iryo ryawe, rivugitse mu bundi buryo. So ni amaversion agiye atandukanye bitewe na Bibiliya ukoresha. Akenshi ko dukoresha Bibiliya yera, amagambo amwe ashobora guhura andi ntahure, ariko n'ubundi still igitekerezo akaba ari kimwe. Sasa njye nibazaga niba narakoze ibyo byose bikarangira ntasubijwe, ese ni iyihe mpamvu? Kandi mu by'ukuri iyo usomye mu byanditse ukareba muri Luka igice cya 15 umurongo wa 5 kugeza ku murongo w'9, urebye wakaba rero w'10, wenda guhera ku murongo wa 5 kugeza ku 8 ndahavuga nyine mu ncamake. Ni igihe Yesu yari amaze kwigisha intumwa ze gusenga. Nyuma yaho nibwo yabwiye abayigishwa be bari hafi aho, ese byagenda bite umuntu aramutse afite inshuti ye imusuye imutunguye mu gicuku? Umuntu akugezeho saa 8 z'ijoro aragutunguye, ntimwavuganye ntacye kandi nta byo kurya usigaranye mu nzu. Iyo ni inkuru Yesu yababwiraga. Ati nuko umwe aragenda akomangira mugenzi arambwira ati muvandimwe, ko umuntu nguye hantunguye, imigati 3 aho ngaho ngende muzimanire, kuko nge nashiriwe nta kintu mfite. Ariko wa wundi uri mu nzu arambwira ati reka nta kintu nakumarira, izo saha se ntago nkingura, abana banjye baryamye sindaramburira mpondagura inzugi, reka reba ukuntu wiyaranje. Urwo rugero Yesu yatangaga rukomeje rugaragaza ko wa muntu wari uri hanze yakomeje guhatiriza, arakomanga ku buryo n'uwo wundi wari urimo imbere ntiyigeze agira amahoro, ntawigeze asinzira. Ntabwo wasinzira umuntu arimo araguhondaguraho urugi kandi yakubwiye icyifuzo cye. Mbese nawe ubwawe mu mutima ntabwo wumva, nyine umutima wawe urakurya. Wa muntu uri mu nzu arabyuka akingura amuhereza ibyo ashaka undi agenda. Kubera iki? Kubera ko ari inshuti ye, yihanganiye kuba yamubyukije n'iki, ati akira genda. Ni muri ubwo buryo ku murongo w'9, iyo nkuru njye nyivuze mu ncamake, ariko iyo usomye muri Luka igice cya 11 umurongo wa 5 kugera ku 10, iyo nkuru yose niho ivugwa. Noneho njyewe nashatse guhita mfata ku murongo w'9 aho havuga ngo niyo mpamvu babwira ngo mukomeze gusaba muzahabwa. Ikintu uracyumva? Mukomeze gusaba muzahabwa, mukomeze gukomanga muzakingurirwa. Wenda reka ngarukira aho ngaho, mukomeze. Urumva ijambo rigarukamo ati komeza, keep it up, wicika intege. None bigenda biti ibyo bintu wabikoze, wakomeza urahatiriza, we wasenze, wiyirije, bagiye mu butayu, ntacyo utakoze, ariko iyi myaka igahita indi igataha, cya kindi ntukibona. Ese biba byagenze gute? Mu by'ukuri birababaza, ariko akenshi abantu uko turemye, twebwe iyo dusenga tubihuza n'amarangamutima yacu.
tubihuza n'ibyifuzo dufite, amarangamutima dufite, situation turimo ako kanya. Usanga ibyo dusenga biba bishingiye kuri situation turimo, ku marangamutima dufite ako kanya, ndetse n'ibyifuzo dufite muri uwo mwanya. Urugero, niba nshonje, ndasenga nsaba kubona ibyo kurya. Niba abana banjye barwaye, ndasenga mbasabira. Niba abana babuze minerivare bari kubirukana, ndasenga nsaba ko Imana impa uburyo nkabona akazi nkabasha kubishyurira. Urumva n'ubundi style ni ibifite aho bihuriye na bya bindi ndi gucamo ako kanya. Niko abantu tumeze, abenshi niko tumeze. None se nahise ntekereza, hari umugabo w'inshuti yanjye twaraganirije ubundi, ambwira ukuntu yigeze kujya gusengera ahantu mu butayu, arangije yumva umuntu wari kumusengera hirya ari umusore, ebana muremure mwiza. Araje aravuga ati, amwumva nyine arimo arasenga, avuga ati wa Mana we, ati mpa imodoka. Arasenga aratsindagira, arayisengera, ariko ni ngombwa gusengera imodoka bro. Arayisengera, ararira, arapfuneka, icyuya kiraza kirashira, ishati ayikora amapita hasi arigaragura. Kabwa atari ku uyu muntu imodoka yo gusengera ni shyashyara, ku buryo nyine byageze aho uwo muvandimwe ambwiraga iyo nkuru, yageze aho nawe aravuga ati sha wa Mana we, ibyo njye nakubwiraga reka mbe biparitse, mfashe uyu muntu kuko ndabona ko iki kintu aragikeneye, sibyo? Ariko mu by'ukuri nyuma yaho twaje gutekereza ati ariko se mu by'ukuri uwo muntu iyo modoka arimo arasengera, iyo ushyize mu nyurabwenge neza ukareba, usanga mu by'ukuri mu bintu yari akeneye by'ibanze iyo modoka yari irimo. Hari igihe dusaba ibintu akenshi bishingiye ku byifuzo byacu, bishingiye ku buryo tutubona ubuzima, nyamara icyo cyifuzo mfite, Imana irakureba igasanga icyo cyifuzo cyawe kizakubera ikigusha. Hari ibyo ibona ikabyihorera kuko bitari ngombwa, ahubwo kugira ngo bizakugushe, bizagucumuze, igahitamo kubikwima. Rimwe na rimwe, ntabwo ariko buri gihe Imana ikora jijima yayo, ariko hari igihe biba ngombwa, kuko ushobora gutekereza uwo muntu iyo modoka ashobora kuyibona ikazamuzanira ubwirasi. Urumva umusore usengera imodoka urwo rwego aravuga ati Mana mpa imodoka ku buryo nzajya njya gusura abantu dukorana, tuziranye, twiganye, abone nje nitwaye. Avuga ati warakize sha, wateye imbere, akoma amashyi. Mu by'ukuri uwo muntu ushobora gusanga icyo cyifuzo ari cyo afite cyo kugira ngo arebwe, abantu bamwubahe, bamukomere amashyi, bamuvuga ati wateye imbere. Ibintu nk'ibyo si bibi, wabigeze arabyishimira, nayo biri tubwira kwirata ibyo dufite. Ariko mu rugero, kuko dufite ingero nyinshi z'abami batumiraga abantu bakabarata ibyo batunze. Ndibuka inkuru ejo nari ndimo ndasoma y'uriya mugabo ni Ahasuwerusi, wa wundi warongoye Esiteri. nawe ari umukire cyane, yakoraga ibirori akarata ibintu byatunze, so ni ibintu bisanzwe. Ariko ushobora gusanga nyine uwo muntu iyo modoka arayibonye imubereye ikigusha, arayiyemerana, yamutera ubwirasi, yamutera ubwibone, aho kugira ngo ayibone arusheho kwegera bagenzi be, abafashe be, abashyigikire, abahereza izo lift n'iki, ahubwo bikamutera ubwirasi n'ubwibone. Uri kumva icyo kintu? Hari umukobwa naterese arambenga kubera iki? Uko nta modoka ngira. Mu by'ukuri urayisengeye, nuyibona izakubera intandaro yo kujya kumwiyemera, ati noneho mfite imodoka nagutwara n'iki.
ubwo muntu naza ntazaza akurikiye urukundo, kandi nirwo urifuza kubaka, ariko ngo araza akurikiye iyo modoka, namara kwigeraho uburenganzira ejo kwaka amadivorce n'iki, usange rero cya kintu cyabaye intandaro y'ibibazo byinshi waba uhanganye nabyo uyu munsi. Bon, wenda ngarukiye aho ngaho, hari igihe nyine byose bikorwa, Imana ibikora bitewe n'uko yabishatse, ariko isengesho ryawe rikwiye kuba rishingiye ku bintu bibiri. Mu by'ukuri kuba wasenga uvuga ngo Mana nshaka iki kintu, mfasha mba n'iki kintu, si bibi, ariko gihuye n'icyo Imana ishaka. Icyo kintu kirimo inyurabwenge, icyo kintu kirimo urukundo. Burya kamabwire, ikintu, ijambo urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Iteka iyo ukoze ikintu kirimo urukundo, na Bibiliya iravuga ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Njyewe ngomba kuberaho wowe, nawe ubereho uriya. Ibyo bintu nibyo bizana amahoro, nibyo bizana umugisha, nibyo bizana iterambere. Ariko uzi iyo wicaye wumva ngo wagiriye neza runaka, yari arwaye yabuze mituweli, urayimwishyurira, abasha kwivuza arakira, mu mutima wumva umeze ute? Niyo actually ubusanzwe njye wenda mbikoze biraho nyine, numva njye nta birenze, ariko wa wundi nabikore, namukora ikintu gihambaye, azahora anyibuka iteka, niduhura mu nzira azansingiza. Kubera iki? Namukora ikintu kiremereye cyane. Uwo muntu naryama najya gusenga aragusengera, kandi iryo sengesho riturutse ku muntu wundi agusabira, buriya Imana irukunda kubi cyane. Ubu uri umuntu w'agaciro, icyo gihe nawe Imana iragukunda no gukubira kenshi. Ibaze rero ufite nk'abantu 5-10 bashobora kujya kuryama batagusengeye, bagusabira umugisha, gusabira amahoro, gusabira iterambere. Kubera iki? Ibikorwa by'urukundo ni ikintu gikomeye. Bavandimwe bene data, mureke twituze kugaragarizanya urukundo. Muri iyi minsi y'imperuka turimo, ubona ko ibyahanuwe byose bigomba cyangwa byagomba kugaragara mu minsi y'imperuka, biragaragara uyu munsi. Iyo usomye muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 ngira ngo kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 10, niho hagaragaza ibyagombaga kuranga abantu mu minsi y'imperuka. Reka tuharebe kugira ngo bize kudufasha, bitubere igihamya. Timoteyo wa 2 igice cya 3, igice cya 3, yes, igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wenda w'10. w'10 ni kure, ku murongo wa 5. Ntabwo ngusoma wose, ariko aravuga ngo ariko umenye ko mu minsi y'imperuka, wibuke ko Bibiliya mfite ishobora kubitandukanya n'iyo yawe, bitewe n'iki? Na ya magambo nahereye, amaversion, amagambo arimo aratandukanye bitewe n'imvugo irimo, bitewe n'imyaka, kugira ngo abantu tubyumve neza. Ariko icyita rusange ni uko ijambo riba rihuye rihujwe n'igisobanuro cy'umwimerere. Aravuga ngo ariko umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe biruhije bigoye kwihanganira, kuko abantu bazaba bakunda amafaranga, arizo twe twita impiya, bakunda impiya, ariyo mafaranga, birarira, bishyira hejuru, batuka Imana,
batumvira ababyeyi, ari indashima, ari abahemu, badakunda ababo. Ni byinshi cyane, ntabwo hano nabivamo. Niba ushaka kubisoma neza, umurongo ni igice cya 3 muri Timoteyo wa 2 umurongo wa 6. Harimo ibintu byinshi. Mu by'ukuri rero ibyo byose si byo duhura nabyo muri ubuzima. Hari ikitara hano kitasohoye. Ni ibyerekana ko turi mu minsi y'imperuka, ni iminsi yanyu, kuko ni ibihe bigoye biruhije. Now, nubwo turi mu bihe bigoye biruhije, ntibikureho ko ugomba kugira neza mugenzi wawe. Iyo niyo tike izakugeza mu bwami bw'ijuru. Abantu twirwa turirimba ngo ubwami, nzajya mu ijuru, ndifuza kujya mu ijuru, ndagira nte? Nta dini izajya mu ijuru, ibyo murabizi. Nta n'uzajyana n'undi. Njyewe Elijah, ibyo nakoze nibimpesha ijuru, ntabwo nzagufata abo tujyane. Ibyo wakoze nibiguhesha ijuru, ntuzaza ngo mfate abo tujyane. Oya, buri wese azabazwa ibye. Imirimo yawe, imirimo yanjye niyo izaduherekeza. Kandi n'imirimo imeze ite? Ni imirimo myiza, ni imirimo irangwa n'urukundo. Muzi umugani Yesu yaciye avuga ibijyanye n'intama n'ihene, ngo zimuri impande. Ihene zishyira ibumoso, intama zishyira iburyo. Akababwira ati, mwebwe mwamahene mwe, cyangwa se abagiranya n'ihene, arizo zari ziri ibumoso plito, intama ziri iburyo. Akababwira ati, mwebwe nari ndwaye ntimwangaburira, amene ntimwansura, ntimwandwaza, narapfushije ntimwansura, ntimwamfata umugongo, narafunzwe ntimwansura, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, ibintu nk'ibyo. Abandi batese, mwami twakubonye ryari umeze uko, ntitwabikora. Yesu arababwira ati, burya igihe cyose mutabikoreraga umwe muri bagenzi banyu, ni njye mwabikoreraga. Bivuze ngo iyo umuntu agusabye ikintu ugifitiye ubushobozi ukakimwima, musherame, ni nkaho ari Yesu ubuje akugana ukakimwima. Iyo nkuru yisomye bigaragaza ko abantu bararimbutse. Mu gihe abandi bageranywa n'intama bari bari iburyo bwe, Yesu yabaye karati, nimwinjire mu bwami bw'Imana. Ati, kuko mwebwe igihe nari ndwaye meze uku n'uku, mwaramfashe, mwarantabaye. Babandi batese, twakubonye ryari wambaye ubusa turakwambika, twakubonye ryari ushonje turakugaburira, twakubonye ryari uri muri gereza turagusura. Yesu ati, burya igihe wabikoraga mugenzi wawe umwe muri mwe, ni njye wabikoreraga. Iyo mirimo niyo yabahesheje ijuru, niko Yesu avuga. Muvandimwe, inshuti yanjye, ntabwo nkuzi, nawe ntabwo nzi, ni ubwa mbere umbonye, cyangwa se dusanzwe tunahura cyangwa tunaziranye, biri aho ngaho. Imirimo yawe niyo izaguherekeza. Isomo ry'uyu munsi, ikintu ukwiye gukuramo, gira neza. N'umunyarwanda aravuga ngo gira neza wigendere. Ibyo nari mbikomoje ku ijambo urukundo. Urukundo ni ikintu gihambaye cyane, gihambaye, kuko n'ibintu byose biriho ku isi, n'ibiri mu ijuru, bigaragara n'ibitagaragara, Bibiliya ivuga ko Imana yabiremanye urukundo. Icyatumye bibaho ni uko yabikunze, ibiremana urukundo. Kandi Imana ubwayo isomye muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo w'8, hagaragaza neza ko Imana ari urukundo. None atekereza itegeko rikomeye kurusha ayandi yose. Imana yavuze ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ubugingo bwawe bwose, mbese buri kimwe cyose ugikundisha Uwiteka Imana yawe. Irongera iti, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urukundo, icyo kintu uri kucyumva? Naho gira neza, bizana umugisha, bizana amahoro, bizana iterambere. Umuntu wamfashije ndi mu magi, ntabwo namwibagirwa bibaho. Nubwo ntaba mfite ibyo namwishyura, ariko umutima wanjye
iyo ngiye kuryama ndamusabira, ndavuga ati Mana, uriya mugabo, uriya mubyeyi, uriya mugore, uriya musore, uriya nkumi yankuye aho njye ntari bwivane, warakoze kumukoresha. Musabiye umugisha, musabiye iterambere, umuhe guhirwa. Waratekereza ko Imana yumvise iryo sengesho itaguha umugisha aho wibereye aho ngaho? Kubera iki? Hari umuntu uri kugusabira we ntabyo uzi. Ya ngororano irakugarukira mu gihe utazi. Kubera iki? Urukundo. Noneho twihuse tugaruke kuri ya ngingo twahereyeho. Wasenze, wigerije, wakoze iki? Bya bindi byose wasabye, ariko ntabwo isengesho ryari riri gusubizwa. Biratujyana ku kibazo kibaza ngo ese isengesho ryawe ryaba rishingiye ku bwenge n'urukundo, hatarimo kwirebaho cyane? Ngiyo nsenga ibintu byose mba mbyerekezaho. Mana, zampe guhirwa, zangira umuntu ukomeye, zampe urubyaro rwiza, zampe umugore mwiza, uzampe. Urumva byose biri kuza nishyiraho, niyerekezaho. Kandi itegeko rikomeye mu yandi yose riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urumva iryo sengesho ryanjye kugira ngo rizasubizwe ntabwo ari kimwe n'umuntu uzasenga asabira abandi, arisabira asabire n'abandi. Imana buri ikora judgment, ntabwo ihubuka, ntabwo igendera ku marangamutima yawe. Nuko Imana igira inzira nyinshi, ariko iyo urebye igikorwa kirangwa n'urukundo kitarimo ubwikunde, Imana iracyumva cyane. Wa wundi usenga asabira abandi, Mana uduhane umugisha, Mana uduha amahoro, uduhe twese, agasabira abagenzi b'abatazi abazi n'abatazi. Burya Imana ikonsidera iryo sengesho cyane kuko yakwita ku ryanjye ku giti cyanjye. Ikibazo nari ngeze aha ngaha mbaza ngo ese isengesho ryawe wowe rishingiye ku rukundo n'ubwenge hatarimo kwirebaho cyane? Urukundo n'ubwenge, ubwenge hagarutsemo ijambo bwenge. Ese ubundi ubwenge ni iki? Ubwenge ni iki? Ubwenge ni iki? Iyo wavuze ijambo ubwenge wumva iki? Haleluya! Imana iduhane amahoro n'umugisha. Ubwenge ni iki? Ubushakashatsi kare nakoze nabonye ko ubwenge ni ubushobozi bwo gutekereza neza, kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, kumenya gufata ibyemezo bikwiye, no kumenya gukemura ibibazo mu buryo bufite umurongo. Ni ukuvuga ngo ni ukumenya aho ugomba kuvuga cyangwa guceceka. Ni ugutekereza mbere yo gukora. Mu Cyongereza baravuga ngo think before you speak. Tekereza mbere yo kuvuga. Amagambo yawe ashobora kuba arimo ibintu bihambaye byakomeretsa cyangwa byakuzanira ingaruka zikomeye cyane. Umuntu utekereza mbere yo kuvuga aba ari umunyabwenge, bagaragaje ubwenge. Ubwenge ni iki? Ubwenge ni ugufata icyemezo kizima nubwo waba ufite amarangamutima menshi. Ukabona ko ibintu ugiye gukora bitari bushimisha uriya, bitari bashimisha, bitari banezeza, ariko uko aricyo cyemezo gikwiriye ukemera ukagikora utitaye ku marangamutima, kuko nicyo cy'ukuri, nicyo gikwiye, nicyo kizana impinduka, nicyo kizana igisubizo gihari. Uwo muntu aba agaragaje ubwenge. Ubwenge ni ikintu gihambaye, kugira ngo tubihuze neza n'ibyanditswe. Iyo usomye mu Migani
igice cya 4 umurongo wa 7 atubwira ko ubwenge ari ubw'ingenzi cyane. Bivuga ngo ubwenge ni ubw'ingenzi cyane. Ahandi mu yandi magambo avuga ngo ubwenge nibwo bintu by'ingenzi. Hari n'indi Bibiliya nasomye bavuga ngo muri byose nibwo bw'ingenzi. Akakomeza ngo unguka ubwenge cyangwa se gira ubwenge, shaka ubwenge. Urumva ayo niyo magambo njye nafashemo yibanze. Nanone iyo urebye mu migani nanone igice cya 3 aha turasomera hamwe umurongo wa 13 kujya ku 16 kugira ngo wumve uburyo cy'ijambo ubwenge ari ikintu gihambaye dukwiye kujya dusenga dusaba buri munsi. Ubwenge, imigani igice cya 3 umurongo wa 13 kugera kwa 16. Imigani igice cya 13 igice cya 3 murambabarira, igice cya 3 umurongo wa 13 kugera kwa 16. Uzirikane ko Bibiliya yawe amagambo arimo adashobora guhura nayo mfite manga. Ndi gutegura ibintu nifashishije Bibiliya 3 hamwe nkabona hari ijambo rimwe ridasa n'irindi, interuro ntihura n'iyindi, ariko icyita rusange bigahuza. Now igice cya 3 umurongo 18 kugera ku 16 mu migani haravuga ngo hahirwa umuntu wabonye ubwenge. Hahirwa uwo muntu, arahirwa. Hahirwa umuntu wabonye ubwenge n'umuntu wungutse ubushishozi cyangwa se ubumenyi. Umurongo 14 avuga ngo kuko kuronka ubwenge cyangwa se kubona ubwenge biruta kuronka ifeza cyangwa se kubona ifeza. Biranga ifeza byari ibiceri byakoreshwaga mu bihe bya kera bikozwe mu ifeza cyangwa se ikintu cy'agaciro kiraho, kandi kubugira biruta kugira zahabu. Umurongo urawumva ariko tekereza ko umuntu ufite zahabu toni zitabarika azitunze mu nzu ye, n'umuntu ufite ubwenge, uwo ufite ubwenge ari we uremereye, ufite ibintu bihambaye kurusha uwo ufite zahabu. Umurongo 15 aravuga ngo ufite agaciro kenshi kuruta amabuye ya marijani. Ubu ni bw'amabuye y'agaciro abenshi muri twe ntabwo twayasobanukirwa keretse abizobereyemo, ariko twebwe mu bihe byacu ubunze amabuye y'agaciro twumva zahabu, twumva diyama. Hari n'ayandi za kopa, hari ibintu silver, ibintu nk'ibyo, ariko tekereza ko ibuye ry'agaciro tuzi abenshi twumva diyama. Ariko hano baravuga ngo bufite agaciro kenshi kuruta amabuye ya marijani. Niyo uvuga marijani wowe utekereze diyama na zaho bivanze. Kandi mu bindi bintu byose bigushimisha nta cyahwana nabwo. Mu kuboko kwabwo kw'iburyo harimo iminsi myinshi yo kurama, no mu kuboko kwabwo kw'ibumoso harimo ubutunzi n'icyubahiro. Haleluya. Inzira zabwo ni inzira z'umunezero, kandi imihanda yabwo yose ni amahoro. Umva uyu murongo wa 17, inzira zabwo ni inzira z'umunezero. Umurongo wa 16 wavuze ngo mu kuboko kwabwo kw'iburyo harimo iminsi myinshi yo kurama. Ibi bintu mu kubihuza n'ubuzima busanzwe, umuntu w'umunyabwenge ugira ubushishozi mu byo akora atera imbere. Ikintu cyose kibaye ajya aba afite ubushishozi buri ku rwego hejuru.
abanzi be arabikiza hakiri kare, arabatahura, akamenya uko ibintu bishyira ku murongo, ibimurwanya bibona kare, akamenya n'uburyo abyivanamo. Iterambere riratwa agaragaza ubushishozi, agaragaza ubwenge. Ubwenge ni ikintu gihambaye. Bavandimwe, nshuti nkunda, twige kugira umutima no gusaba ubwenge no gusobanukirwa, sibyo? Ese isengesho ryawe iyo usenga, bya bindi usaba bituma urara amajoro, bituma wiyiriza, bituma ujya ugakora overnight, ukarara usenga mu rusengero, ugataha mu gitondo, ya masengesho atuma ukora niba turi, ya masengesho atuma abantu navuga iki, ureka bya bindi byose wakundaga, ayo masengesho yawe, ibyo bitambo byose ukora ufata, ese ayo masengesho arimo ubwenge, arimo urukundo, cyangwa ni amasengesho ashingiye ku byifuzo byawe gusa? Mana nkeneye umugabo, Mana nkeneye umugabo, nibyo bikuraza amajoro, bikuraza mu butayu, bikuraza mu nsengero, bituma wiyiriza. Iryo sengesho gusaba ufite icyifuzo si bibi, ni byiza pe, kuko twabonye ko Bibiliya dutera inkunga yo gusaba kuko tuzakingurirwa, gukomanga, amen, gusa ko tuzasubizwa, gukomanga tuzakingurirwa. Ariko mu by'ukuri iryo sengesho ryawe ongeramo ibindi birungo, ongeramo ibindi birungo bigaragaza ubwenge. Ese umugabo ushaka n'uwiki? Ese urifuza umugabo ni uwo kugira ngo agukore mu isoni z'uko ugiye kugumirwa iwanyu, imyaka irakujyanye, uragumiwe, iyo pressure iragutera icyo kintu cyo kwifuza gusaba umugabo. Imana, urungano mwakuranye bose bari kurongorwa, ureba barabashyingira, baranabadonera ye, icyo kintu cyagutera kuri udasinzira ati Mana nanjye uzampa umugabo. Wabonye runaka afite umugabo w'umukire, ati Mana nanjye uzampa umugabo w'umukire. Nyamara iryo sengesho ryari rishingiye ku byifuzo, ku marangamutima ufite, situasiyo irimo ako kanya. Ariko ubwenge bugaragazwa muri iryo sengesho ryo gushyiramo ni ubuhe? Ni ubuhe? Kandi nacyo kintu kiremereye Imana ishaka no kuvamo aho ngaho. Uwasenze avuga ati Mana nk'umugabo nzabashe kubaka, ngira abana bagukorere, nzabatoza imico myiza, nzabera umugabo wanjye intangarugero, nzaganduka, nzamwubaha, nzamuhesha ishema, urugo rwanjye n'abana banjye tuzagukorera. Arumva icyo kintu ni isezerano uri gutanga, kandi ibyo uri gusaba birakugirira inyungu ku ruhande rwawe, ndetse n'Imana irabigiraho inyungu, kuko nibyo ikwifuzaho, irifuza kwigandukira. Ubumenyi yaguhaye yifiteho, ubutoza abana bawe ubibarage, abantu batoze gukora bakunda Imana, basenga Imana. Iryo sengesho Imana yaryanga. N'ibindi byose tugomba gusenga, yaba umugabo, umugore, akazi, bigomba kurangwamo n'ubwenge, ntibibe by'amarangamutima gusa, kuko ari byo nkeneye, ndabyifuza, impact cyangwa se ingaruka bizagira ntibiraza bindebaho gusa. Iryo sengesho Imana ishobora kuzatinda kurisubiza, kuko ryuzuyemo ubwikunde, cyangwa zikabona ko ibyo ninabiguha bizagucumuzaho kuzanira amahoro n'umugisha, bikuzanira umuvumo. Murasaba imodoka, ugenda wirata ku bantu biyemeraho,
wa muntu umutera ishyari usanga ejo arakurogeshe cyangwa iyo modoka yawe arayigongesheje cyagize gute. Reka ndeke kwizinga amagambo, turebe amagambo akomeye aboneka mu gitabo cy'Abami ba mbere, Abami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 15. Ni inkuru y'umugabo bita Salomo. Salomo inkuru ye abenshi turayizi. Yabaye hari umwana w'umwami, umwana w'umwami akora abona byose, afite amafaranga, afite ubutunzi, afite umuryango munini, afite abavandimwe, afite byose yifuza akibona hafi. Urumva abantu bameze gutyo bakurira bihe by'umudamararo, baradamararo, nta abashaka iki kindi sika bifite byose. Yavutse abisanga, arabiragwa nawe azabiraga abandi. Abantu benshi ubundi umuntu muri iyo situation urebye se nta bindi bintu bayifuza, abifite hafi baradamara bakinjoyinga birenze. Ariko iyo urebye inkuru ya Salomo itwigisha ikintu gikomeye cyane ku rwego nta wundi muntu, yaba mbere ya Salomo na nyuma ya Salomo, nta wundi muntu wigeze agira ikisi ingurane ihambaye nk'Imana yamuhaye, kubera kugaragaza ikintu kimwe mu cyo tukita ngo ni wisdom, ubwenge. Ari bya bindi nabazaga kare, ati isengesho ryawe ryaba rirangwamo n'ubwenge n'urukundo, ibyo bintu bibiri. Reka turebe mu Bami ba mbere igice cya 4 umurongo wa 3, igice cya 3 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 15. Nuko haranditswe ngo Uwiteka Salomo akomeza gukunda Uwiteka, yumvira amategeko ya se Dawidi. Icyakora kutununga niho yoserezaga ibitambo, cyase niho yatambiraga ibitambo. Nuko umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo ibitambo, kuko aho ariho hari akanunga gakomeye kurusha utundi. Salomo yosereza kuri icyo gicaniro ibitambo igihumbi bikongorwa n'umuriro. Ku murongo wa 5, Salomo ari i Gibeyoni, Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubwira iti, gira icyo unsaba ndakiguha. Tekereza ari wowe aka kanya Imana ikubwiye ngo gira icyo unsaba ndakiguha, wayisaba iki? Ntubeshye. Twese hawe ati Imana amafaranga, ubuzima bwiza, nkakorama, umugisha urubyaro rwanjye n'abana banje na famiye yanjye, duha iterambere. Ese abenshi nibyo twahurizaho. Ariko umva amagambo Salomo yakoresha asubiza. Salomo aravuga ati, wowe ubwawe wagiye ugaragariza ineza nyinshi yuje urukundo umugaragu wawe data Dawidi, kuko yagenderaga imbere yawe mu kuri, akiranura kandi afite umutima ugutunganiye. Wakomeje kumugaragariza iyi neza nyinshi yuje urukundo, umuha umwana ngo yicare ku ntebe ye y'ubwami nk'uko bimeze uyu munsi. Ayo ni amagambo ya Salomo arimo arasubiza Imana imubajije gutya. Ku murongo wa 7 Salomo akomeza avuga ati, none
Uwiteka Mana yanjye, wagize umugaragu wawe umwami mu cyimbo cya data Dawidi, kandi ndi umwana muto. Haleluya! Ndi umwana muto, wangize umwami, ndi umwana muto. Ntabwo ndabe nararibonye. Hari byinshi byo kwiga, hari ubushobozi ntafite, hari ibyo ntashoboye. Ku murongo w'umunani, Salomo arakomeza ati, umugaragu wawe ndi hagati y'ubwoko watoranyije. Ni abantu benshi cyane batabarika, ni umusenyi ku nyanja, kubera ubwinshi bwabo. Ku murongo w'9, ari naho Salomo yasabye ikintu gikomeye cyane. Yaravuze ati, uha umugaragu wawe umutima wumvira, kugira ngo acire imanza ubwoko bwawe, amenye gutandukanya icyiza n'ikibi. None se ninde wabasha gucira imanza ubu bwoko bwawe butoroshye? Urumva ikintu Salomo yasabye Imana? Harimo bya bintu bibiri. Ubwenge, yasabye ubwenge umufasha kuyobora bene wabo, kuyobora ubwoko bwe, abucira imanza zitabera. Yari we muyobozi w'ikirenga. Kandi ikindi, yasabye ubwenge bufite ingaruka, buzagira ingaruka ku bwoko bwe. Ntabwo Salomo yirebyeho, yasabye ubwenge bumufasha gucira imanza Abisirayeli. Rwa rukundo nababwiraga, gusenga usabira abandi cyangwa se ibyo usaba bizana ingaruka nziza, impinduka kuri wowe ndetse no ku bandi. Ndasubiramo, ku murongo w'9, Salomo aravuze ati, uha umugaragu wawe umutima wumvira. Please, wumvira. Wumvira, kugira ngo acire imanza ubwoko bwawe, amenye gutandukanya icyiza n'ikibi. Abimenye, abibone, ntabyice hejuru. Undi atese, wa Mana ikomeye, ninde wabasha gucira imanza ubwoko bwawe bukomeye butoroshye bungana gutya? Nta mpuzamahanga Abisirayeli bagiraga. Inkuru zabo abenshi murazizi, kuva mu Misiri, i Kanani, ibyabaye byose kugera aho Salomo yagiye kubayobora. Ntabwo bari boroshye byo. Urumva ikintu yasabye, kugira ngo igitekerezo cyawe cyumve neza, ugikuru cyumve. Ese abaye ari wowe, wasaba ikintu nk'iki? Reka turebe ibyo Imana yamusubije. Ku murongo w'10, handitse ngo, Uwiteka ashimishwa n'ibyo Salomo amusabye. Ashimishwa. Ukiri aha ngaha ugomba guhita utekereza ko mu gihe ugiye gusenga, ese isengesho ryawe rishimisha Uwiteka? Ibyo umusaba, ibyo umubwira biramunezeza? Ntabwo biriho kwikunda, ntabwo biriho kwirebaho cyane. Uwiteka ashimishwa n'ibyo Salomo amusabye. Umurongo wa 11, Imana yamubwira uti, ubwo ibyo ari byo usabye, ntiwisabire kurama cyangwa ngo wisabire ubukire cyangwa ubugingo bw'abanzi bawe. Bya bindi twebwe twahita dusaba, n'Imana irega ibizi ibyo twifuza. Ugira ngo yaturemye itatuzi ko turemye mu ishusho yayo, niyo yaduhanze, niyo yaturemye, ibizi ibyo dushaka, ibibizi. Urumva nawe yahise ibwira Salomo ati, kuba utansabye
ati niba ari byo usabye ntiwisabire kurama, ntiwisabire ubukire cyangwa ubugingo bw'abanzi bawe, ahubwo ukisabira ubwenge bwo guca imanza. Nzaguha ibyo unsabye pe, si ubwenge unsabye n'umutima ukiranuka, nzabiguha. Mbe nyine n'Imana byarayitangaje cyane, iratuzi izi kamere muntu. Njye njye nasaba kurama pe, yani wa mana we, hari igiti cyane imyaka ingahe, 600 n'ibinyejana birabimara. Kurama ubudapfa, njyewe nzabeho iteka ryose n'abankomokaho, kandi sinzakena, nzandinde inzara n'uburwayi, ibyiza gusa byose nkabyirundumuriraho. Ibituze, ariko Salomo ntabwo ari icyo yasabye. Yagaragajemo kutikunda, ahubwo areba igifitiye inyungu rusange umuryango wose w'Abisirayeli. Agaragaza ikintu cyo kugandukira Uwiteka. Imana iravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ibintu byose. Icyo nicyo Salomo yasabye, nk'umutima ukiranuka, nk'umutima wumvira, ubwenge mbashe gutegeka ubuyobozi bwawe, ubwoko bwawe bucira imanza zitabera. Yasabye ibintu bikomeye, ibyo Imana yifuza. Imana yifuza ko uyikunda ukayikiranukira. Imana yifuza kuberaho abandi. Ibyo ni kubyumva, reka aya magambo arakomeye cyane. Nzaguha umutima w'ubwenge no gusobanukirwa, ku buryo nta muntu uzahwana nawe, yaba mu bakubanjirije kandi no mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe. Wumvise ingororano Imana itanga? Wow. Kuva Salomo yabaho nta wigeze amera nka we, na nyuma ye nta wigeze amera nka we. Gukomeza, nta n'uzigera amera nka we. Iryo ni isezerano Imana yamuhaye, byanditse muri Bibiliya ku murongo wa 12. Iyo ni ingororano Imana yamuhaye for free, by'ubuntu. Kandi Salomo nta byasabye, ariko Imana yari ibizi neza ko abikeneye, ari byana akanayisabye, ariko ntiyabisabye. Aravuga ngo nzaguha ubwenge no gusobanukirwa, ku buryo nta muntu uzahwana nawe, yaba mu bakubanjirije n'abazakurikira. Ku murongo wa 13 aravuga ngo ndetse nzaguha n'ibyo utasabye. Mana we, ati nzaguha ubukire n'icyubahiro, ku buryo nta n'umwe mu bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Kandi irongera amubwira uti, ndabazi abantu mwibagirwa vuba, murahinduka. Iyo maze kubona ibyo wasabye, kamere muntu ntijya yiburira, iragaruka. Kuko Imana ituze, yaratwiremera tuzi. Ku murongo wa 14 aramubwira ngo kandi nugendera mu nzira zanjye, ugakomeza amabwiriza yanjye n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yabigenje, nzaguha no kurama. Haleluya, haleluya. Wowe ngo nugera gute? Nugendera mu nzira zanjye, ugakomeza amabwiriza yanjye n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yabigenje, nzaguha no kurama.
nzaguha no kurama, nzabiguha. Urumva ingorano z'Imana ko ari nyinshi, ntizigira iherezo. Imigisha yayiza yisukiranye, ariko nk'uko twabivuze hano, Imana iratuzi, izi neza ko kamere muntu itajya ibura. Uko byarangiye turabizi, ibyo byose Imana yamusezeranye yarabimuhaye, ariko ka kantu ka kamere muntu ntikabura. Salomo ntiyaramye nk'uko Imana yari yabimubwiye, ariko aramubwiye ngo nugenzereza nk'uko so Dawidi yabigenje, nzaguha kurama. Byageze ahantu Salomo aradohoka, ajya mu bagore, akarongora umuhisi n'umugenzi. Ubundi itegeko ryabaga yuko Umwisirayeli agomba gushaka muri bene wabo. Muri iriya myaka hari hariho abantu basenga ibigirwamana benshi. Muri se niho hari hari Imana y'ukuri nzima, ariko kubera Salomo ryarari ry'abagore n'iki, yagendaga azana abamikazi, ibikomangomakazi bavanye hirya no hino imihanda yose, bafite imico yabo, ibintu batojwe kera abana bakuranye, batangira kuza batambira ibitambo ibigirwamana mu ngoro y'umwami. Salomo arabireba arabyemera, ntiyagira icyo akora, arabireka rwose biraba. Kaka ntabwo kiburira. Salomo ntabwo yaramye, kuko ntibuka imyaka yabayeho hano Bibiliya akosha uko babivugamo, ariko iyo aba yararamye Bibiliya yarabitubwiye ko umuntu waramye igihe kinini, umuntu bita Metusela, ngira ngo waramye imyaka 900, sekuru wa Nowa niba ntibeshye. Abantu baramye Salomo ntaremye. Nshuti bavandimwe, igice cya kabiri kiri hafi, turi kugitunganya. Turabasabira ngo amaraso ya Yesu abuze ababeho aho muri hose n'ibyo muri gukora byose, kandi Imana ibahire. Igice cya kabiri rero kiri hafi gusohoka, mutwihanganire kuba videwo icitsemo hagati. Amahoro y'Imana ahorane namwe, ndabashimiye.